Hello, muraho neza, murakaza neza kuri sheni yacu. Sheni tugenda tubona ibintu byinshi byiza bigiye bitandukanye bidufasha gusa neza haba ku mubiri cyangwa se ku musatsi. So uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe produit imwe dushobora gukoresha y'insirimu kandi nziza cyane, bayita olive oil. Olive oil zigiye zirimo amoko abiri agiye atandukanye. Hari ishobora kugura ishobora kutahita ikunyereza umusatsi wawe cyangwa se ikaba yaworoshya nturambuke umusatsi wawe, ukaba wasubira uko uri ariko ukaba wabasha kuwusokoza cyangwa se uwucishamo igisokozo bigakunda. So rero n'abatindiye ngiyi olive oil abantu benshi bakunda kuzigura ariko ntabwo bazi uburyo ikoreshwa. Ni olive nziza cyane ukoresha mu musatsi ukaba warambura. So rero mu gihe ugiye kuyikoresha make sure yuko iyo uguze haba hariyo iyitwa extra strength. Iyi ngiyi rero niko imeze, reba kano kantu hari indi iba yanditseho normal. Ubwo rero biterwa n'iyo ushaka guhitamo ugiye gukoresha mu gihe ugiye kurambura umusatsi wawe. Mu gihe ushaka kuwunyereza cyane ugomba gukoresha iyanditseho extra strength kugira ngo iwunyereze mu rugero ubyifuzamo umusatsi wawe uhinduke nkaho. Ariko iyo uguze iri normal ntabwo iwunyereza ngo iwunyereze nyine nkuko ubyifuza ngo umusatsi ube waryama ku mutwe wawe. So rero abantu benshi ushobora kuba mutazi uburyo wayikoresha kuko iyo ihambuye usanga harimo utuntu twinshi cyane twinshi muri kubona hano n'utusangamo imbere, ugasanga ntabwo uzi kuba watuvangira ngo uratuvangira se gute, se urabanza kahe, se mu gihe ugiye kwitera bwa mbere urayitera gute. So ikintu cyo ngiye kugusobanurira uburyo ushobora kuyiteramo n'uburyo ushobora kuyivangira n'utwo tuntu ugomba kuba wadukoresha. Hano rero turimo turayihambuye, haba harimo utuntu twinshi tugiye dutandukanye ariko ngiye kubasobanurira kandi iyi niyo produit ya nyayo, ugasangamo n'aka ka oil. So dore tumaze kuyihambura utuntu n'utundi ngiye kubereka. Iyo umaze kugura iyi olive yawe creme produit, mbere na mbere ufata utu tuntu tubiri akaba ari two uvangira, uragapfundura then ukakavangira mu imbere nyine kakaba ikigote kuko vangira bakaguhaye agati baba bakaguhaye bakaguhereza na ga zo gukoresha kugira ngo intoki zawe zitaza kwangirika. Noneho then ikindi kintu usangamo udushampo tubiri. Iyo umaze gusigamo iyi produit ufata utu dushampo ugiye koga, ugeze muri dushe ukoga, then after ukahita ufata tuno dushampo ukadushyira nyine mu mutwe, ukadushyiramo neza ukumva ko ahantu hose hagezwe. Byarangiza ukongera ukogamo ugashyiramo amazi kugira ngo shampo ishiremo neza, kugira ngo haze gukurikiraho n'utundi ugenda urimo urakoresha. So iyo urangije kogamo uhita ufata aka maske kagasiga mu mutwe ahantu hose. Gusa biterwa igihe ufite umusatsi mwinshi cyane urihangana nyine ukasiga duke gite kugira ngo ahantu hose hagerwe, kugira ngo icyo kano kantu kaba kari gufasha umusatsi wawe ahantu hose kabe kahagera nyine, ugasokoza neza cyane. Then after warangiza nka nyuma y'iminota 10 cyangwa se 15 bitewe na time ufite, ukaba washyiramo iyi condition. Kana condition ni gakeya cyane ko uragafata nako ukagasiga mu mutwe, then wamara gusiga nk'iminota 5 cyangwa se 6 irangiye ukahita wongera ukamisa mu mutwe wawe. Ikiza ubaye ufite za shampoo zindi kugira ngo, kuko utu dushampo urabona ko dushaka gukorera neza mu mutwe wawe. Ubaye ufite shampoo yindi ya olive oil nk'iyo naberetse ubushize, wayikoresha ukogamo neza umutwe wawe ukamera neza, ukanoga nyine neza cyane. Wamara kumva yuko unoze, then ukaza kuwumutsa umusatsi wawe. Umaze kumuka, umaze gutebera neza cyane, hari akandi ka oil. Aka ka oil
ugasigamo mu mutwe kugira ngo koroshye umusatsi bere kuba ukanyaraye, ukuntu usanga umusatsi wumutse ugasanga umusatsi urakanyaraye urumye nyine cyane byahatari. So rero umakinga sure n'aka ngaka ugasiga ku ntoki zawe, ugasiga ahantu hose mu musatsi, ubundi ugasokoza, akagufasha koroshya umusatsi ukareka kumagara. Noneho nyuma warangiza kuba wateguye umusatsi wawe ukoresheje ibi bintu byose nagiye mbabwira, ukaba wagira ute umusatsi wawe wawusiga andi mavuta, ukaba wawujyana muri salo bakawusuka se, cyangwa se nawe ubwawe ukisuka, cyangwa se ugafunga coiffe zigiye ushaka zigiye zitandukanye ukoresheje amajeri ngenda mbereka. Ubushize naberetse eko nziza cyane ushobora kugukorera waba uri mu rugo cyangwa se uri ahandi hantu mu gihe ushaka gukora style y'umusatsi wawe yagufasha. So rero koresha olive oil cyangwa se olive creme, ni nziza cyane, iragukorera. Abantu benshi mujya mukunda kuyishidikanyaho mu gice umusatsi, oya ntabwo ica umusatsi, ahubwo biterwa na kirimo urimo. Hari kirimo ushobora kuba urimo ugasanga iraca umusatsi byahatari, amazi yaho ukoresha mu mutwe wawe araca umusatsi, ugasanga ntabwo birimo birakugendekera neza. So rero iyi olive ni nziza cyane, ni insirimu, wayikoresha ugatandukanya na za produit z'abantu bikorera, ushobora gusanga zirakotsa cyangwa iyi ngiyi ntabwo ishobora kukotsa utayitindijemo igihe kinini, cyangwa se ngo ikotse ngo ibe yakuzanira ibisebe bigiye bitandukanye byinshi nyine ushobora gusanga mu mutwe. Oya, yanoze mu mutwe wawe uba urimo urayumva, ukaba wagenda ukaba wayikoresha wayoga umutwe. So rero ikintu nakubwira, ukoresha iyi olive creme y'umusatsi cyangwa se produit y'umusatsi yitwa olive, ni nziza cyane, iboneka ahantu hose, cyane cyane ku bantu bari mu Rwanda mwanyandikira nkabarangira aho mwayikura. Ku bantu bari mu Omani wanyandikira nkayikugezaho aho waba uherereye hose, ukayisiga mu musatsi wawe ukagira umusatsi urambutse. So rero murakoze cyane gukurikirana ino video, ngira ngo nsubije ibibazo by'abantu benshi bibaza iyo baguze iyi produit, agiye kuyitera agasangamo utu tuntu twose tugiye dutandukanye, akabura uburyo yaducanganya. Ngira ngo ubu urasobanukiwe, aka ngaka uragafata ukakavangira, then utu tubiri twanditseho shampoo, utu ni isabune wogamo umaze kuvangira iyi ngiyi mu mutwe, ngira ngo uri kubyumva neza. Umaze kunoga wabivangira umusatsi umaze kurambuka, ukajya kogamo iyi shampoo, then iyi ni maske usigamo nyuma y'iminota 10 cyangwa 5 cyangwa 15, ukaba usizemo iyi condition, then warangiza ukongera ukogamo ukoresheje indi shampoo waba ufite ku ruhande, kuko izi shampoo ntabwo zakunogereza umusatsi wawe uko ubyifuza. Then umusatsi wawe umaze kumuka, ugasigamo kano ka oil kugira ngo koroshye umusatsi wawe. So rero ngira ngo buri kimwe cyose wagikurikiranye akantu kandi nakagusobanuye. Murakoze cyane, mukomeze gukurikirana video z'ubutaha z'ibindi byinshi bishobora kubafasha kugira ngo muse neza, haba ku ruhu cyangwa se ku musatsi.